Ishimwe cyane ndabasuhuje mwese turashimira Imana ko yongeye kutwemerera kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Tugiye kwiga ku ijambo rivuga guhindurirwa amazina cyangwa se guhindurirwa izina, byose ni bimwe. Imana ibaha umugisha. Rero turi kumwe na mugenzi wanjye, nawe yabibwira akabasuhuza tugakomeza. Imana ibaha umugisha. Yesu ashimwe cyane. Twongeye gushima Imana ko twongeye kubona uyu mwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana. Nitwa Murange Justin, abandi kumwe n'umuvandimwe ndetse umukozi w'Imana. Ku ijambo atubwiye, ni ijambo tugiye kwiga ridufasha mu buzima busanzwe, rivuga ngo guhindurirwa amazina cyangwa se guhindurirwa izina. Mbere y'uko asoma ijambo ry'Imana, reka tubanze twiragize Imana kugira ngo iduhereze imbaraga n'umwuka w'Imana. Reka dusenge. Mana Data, mu izina rya Yesu turagushimiye cyane ko wabanye natwe, tukuragije aka kanya. Uri Imana yacu, uri Imana ivuga, uri Imana ikora. Turagushimiye mwe Imana kubw'aka kanya kugira ngo ugire icyo utubwira. Turaguhamagara Data kugira ngo umwuka wawe wera w'Imana uze utuyobore kandi utubwire icyo tugomba kuvuga. Naba ari twe, ahubwo izina ryawe ari ryo rishyirwa hejuru. Tugushimiye mwe Imana ko byose Data uri kumwe natwe aya masaha ndetse n'abadukurikirana. Urakoze Jehova, izina ryawe rishyirwe hejuru n'iteka ryose. Amen. Evona wadufasha tugasoma mu ijambo ry'Imana, Itangiriro 17 uhere kuri 15. Aravuga ngo Imana isezeranya yuko Sara azabyara umuhungu. Kuri 15 Imana yongera kubwira Aburahamu iti, Sarayi umugore wawe ntukamwite ukundi Sarayi, ahubwo ujye umwita Sara. Nanjye nzamuha umugisha kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri we. Nzamuha umugisha koko kandi azaba nyirakuruza w'amahanga. Abami n'amahanga bazakomoka kuri we. Amen. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo Imana yongera kubwira Aburahamu iti, Sarayi umugore wawe ntukamwite ukundi Sarayi, ahubwo ujye umwita Sara. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iki gihe Sarayi yari Sarayi nyine. Utangiye mu Itangiriro 15 ukaza ukuntu Sara babayeho na Aburahamu, amakuru yo murayazi cyane. Habayeho igihe cyo kuba nta mwana bafite, bagera mu myaka ya zabukuru nta mwana. Aho kubera isezerano Imana yari ifitiye Aburahamu, ni ukuvuga na Sara, ni ukuvuga ngo hari icyo Imana yashakaga kugira ngo ibakureho. Imana ishimwe. Ni ukuvuga rero ngo Imana ijya kuvuga ngo ntukite umugore wawe Sarayi, ahubwo ujye umwita Sara. Nuko hari ikintu gikomeye cyane cyari kimurimo ko azabyara umwana w'umuhungu mu gihe gikwiriye. Imana ishimwe. Tugiye kubigereranya na muri iyi si, hari amazina menshi bakwise, hari amazina menshi twitwa, ariko iyo urebye ku isezerano Imana ibaraguhaye, ni ngombwa ko tugeze igihe cyo guhindurirwa amazina. Uko umuntu yari akuzi, uko bakwitaga amazina yandi, ntushoboye, ntibishoboka, ntuzagera kuri iki, ntuzagera ku kintu gikomeye. Ariko ni ukuvuga ngo aya masaha Imana yatubwira yuko ifite ubushobozi bwo kuduhindurira amazina. Nuko ngo arangije ngo aravuga ngo ntuzongeye kwita umugore wawe Sarayi, ahubwo azitwa Sara. Ukomeje ngo arangije aramubwira ngo uzabyara umwana w'umuhungu. Ariko Sara ntago yabyemeraga, ataruyumvamo yuko yitwa Sara, yitwaga Sarayi bitewe n'ubuzima yari arimo, bitewe n'agahinda yari afite, bitewe muzare uyu muntu atarabyara aba ari igikashi gikomeye cyane, haba ari mu miryango, haba ari mu baturanyi. Kutabyara ni ikintu gikomeye. Ariko hano hantu iyo numvishije rino jambo ry'Imana riramfasha cyane, nkumva hari ikintu ririmo kurema. Ni ukuvuga ngo uko bakwitaga kera, uyu munsi si kuzitwa, cyangwa se sinako witwa. Ukomeje hari amagambo menshi cyane akomeye ukuntu Imana yagiye imubwira ngo nmusezeranyije umwana w'umuhungu. Ariko Aburahamu akagera nuko aseka ati ntago bishoboka. Ariko kubera ko Imana yari ifite yuko igomba kumuhindurira amazina, yaje gusoza Imana imuhereza umwana w'umuhungu. Ivona aho ngaho we urahumva gute iyo uhasomye? Iri jambo ni ijambo ryiza cyane, ritanga ibyiringiro by'ubuzima bwawe.
guhindurirwa izina hari igihe umuntu aba afite amazina. Tuba dufite amazina menshi abantu batwita, tuba dufite amazina menshi atugendaho, tuba dufite amazina menshi y'imiryango, tuba dufite amazina menshi y'akarande. Guhindurirwa izina hari ikindi cyerekezo uba ugiyemo. Ni ukuva mu mazina y'isi ko abantu batwita, ni ukuva niba bakwita umujura wakizwa ukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, uba uhindutse izina rikomeye. Guhinduka izina, niba uri umuntu wakoraga ibyaha bitandukanye ukabireka ugakizwa, izina ryawe riba rihindutse. Ndashima Imana rero ku bwa Sara, ni umugore w'icyitegererezo muri Bibiliya. Umuntu wese iyo amuganiraho yumva hari ahantu hamufasha cyane. Imana ukuntu yavuze ngo ibwira Aburahamu ngo umugore wawe ntuzongeye kumwita Sarayi ukundi, umwite Sara. Sara ni izina ry'umugisha, kuko yaje kubyara umuhungu ari uko abanje guhindurirwa izina. Hari byinshi rero bigomba ko tubanza guhindurirwa amazina. Ntago Imana yagukorera icyo wifuza. Niba uri ingumba, niba ufite ibibazo by'umuryango, hari izina rigomba kubanza guhinduka. Niba uri umujura ukabivamo ugakizwa, iryo zina riba rihindutse rivuyeho bamwe. Guhindurwa amazina rero ni ikintu gikomeye cyane kandi gifite na kondisiyo bijyana. Hari ahantu hanejeje kuri 17 ndavuga ngo Aburahamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ni njye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utunganye rwose. Bumva Imana yabanje gushyiraho amahame yayo. Ibwira Aburahamu ngo ujye ugendera imbere yanjye utunganye ibihe byose. Ni ukuvuga ngo Imana imaze kubwira Aburahamu gutya, nibwo imigisha yose yahise, nibwo nawe yahinduriwe izina, nibwo Sarayi yahinduriwe izina, nibwo babonye umwana w'umuhungu. Ntabwo byafashe Aburahamu wenyine, ntabwo Imana yavuganye na Aburahamu imuhindura izina wenyine birekeraho, byafashe umuryango wose. Imana rero iyo yaje ntabwo ifata umuntu umwe. Niba ari umugisha, niba ari uguhindura amazina y'umuryango, mwese irabahindurira. Njya nibuka ukuntu twakiriye agakiza iwacu habanje umuntu umwe. Akenshi usanga mu miryango myinshi yakira Kristo habanza umuntu umwe mu muryango. Abantu bakamwanga, abantu bakamutererana, bakamwibazaho ibintu byinshi, ariko ukajya ugasanga umuryango wose uramukurikiye, ariko habanje umuntu umwe. Ni ukuvuga ngo Imana iyo yamanuye ishaka guhindura amazina y'umuryango, ntago yita ngo umuryango umeze gutya, ntago yita ku bibazo uko bihagaze, irahindura amazina pe. Ndashimira Imana rero ku bwa Sara, yaje kuba umugisha ukomeye cyane kugeza uyu munsi. Ni nyirakuruza w'amahanga, umuntu utari ufite umwana, Imana ikamanuka ikamusezeranya ngo nzakugira nyirakuruza w'amahanga. Uri umuntu udafite kwizera, kuko hari ahantu hanezeza. Sara yarasetse abyumvisha, na Aburahamu nawe arongera araseka. Mbe urumva ibintu birashoboka, ariko hari Imana ikomeza isezerano. Imana yacu iyo yavuze irakomeza, ihora iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo rikomeze. Urakoze cyane Ivo. Kimva harimo imbaraga nyinshi mu guhindurirwa amazina. Buriya hari igihe umuntu umubona uko atari, ukamwita amazina. Murabizi Abanyarwanda hari amazina menshi twita abana bacu, ukamwita izina uzi yuko wenda umwisi izina, ariko nyamara urimo uramurema ikintu kitari cyo. Wakabaye umuremamo uvuga uti uyu mwana ni w'isezerano, amazina arimo ba Daniyeli, ba Dawidi, ariko ukamwita ayandi mazina ari mu bundi buryo butarimo. Hari igihe umwana avuka bakamwita izina ritarimo umugisha w'Imana, ariko Imana yacu aho nyikundira, ugiye kureba mu Itangiriro nanone, Itangiriro 32, igihe Yakobo ariganya mukuru we Esawu,
yari muriganyije ibintu byinshi, cyamuriganya umugisha, amuriganya umugisha ise yari bumuhereze, ariko finally Yakobo yaje kumenya yuko ibyo arimo gukora atari byo. Iyo ukomeje hano 32:23 ngo yambuka icyambu cya Yabuki, arabajyana abambutsa uwo mugezi, yambutsa n'ibyo yari afite byose. Yakobo asigarayo wenyine. Iyo ubanje kureba ariko urimo gusoma ukuvuga ngo yambukije imiryango, yambutsa abana, yambutsa ibintu, arangije asigarayo ari wenyine. Nuvuga ngo aho yari ari wenyine yarimo kwibaza, Yakobo jewe nariganyije ibintu byinshi, nariganyije mukuru wanjye, nariganyije ibintu mukuru wanjye yari bubone, ariko aho ngaho jewe muri jewe ibyo nkora nibyo. Aribaza, aritekereza, asanga izina Yakobo atari izina ry'umugisha ku Mana. Ni ukuvuga ngo yari afite ibintu byinshi yari yaratwaye kuri mukuru we. Haleluya. Iyo ukomeje rero aho ngaho ngo kuri 27 uwo mugabo ngo aramubwira ati 26 ngo haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Haleluya. Ngo abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye, umutsi wo kunyonga y'itako rye. Yakobo arareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke uratambitse. Aramusubiza ati, sinkurekura utampaye umugisha. Aramubaza ati kuri 28, witwa nde? Aramusubiza ati, ndi Yakobo. Haleluya. 29 aramubwira ati, ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isirayeli. Imana ishimwe cyane. Aha ngaho iyo bigeze aha no kuvuga ngo Yakobo yagerageje gukirana na marayika n'iki, akirana n'ubuzima, akirana n'ibyo yabagamo, akirana n'ubuzima butari bwiza, akirana n'uburiganya yari afite muri we, akirana n'ibyamubuzaga amahoro. Kuri iyi si dukirana n'ibintu byinshi, dukirana no kuba dufite amashyari, turiba, tunywa imogi nk'urubyiruko. Asigara inyuma yitekerezaho, arangije aravuga ati, ndakirana n'uyu mugabo mpaka ampinduriye amazina. Haleluya. Ndakirana n'uyu mugabo kugeza aho ampinduriye amateka. Za karande z'ubuzima ziranguye, za karande z'imiryango ziranguye. Ngejeje igihe cyo gushaka Imana bwite ku giti cyanjye, nafite umuntu nkurikiza, nkeneye guhindurirwa amazina kugira ngo izina ryanjye ribe izina ry'umugisha. Arangije Imana ko kakirana nayo kugeza aho yamubwira ati, ndekura ndarushye, noneho nemeye icyo urimo kunsaba, guhinduriye izina guhera ubu ngubu ntuzongera kwitwa Yakobo, ahubwo wiswe Isirayeli. Ivo wowe urabyumva gute? Iri jambo ryo guhindurirwa amazina ni ijambo rifite inyigisho ndende. Amen. Kandi ijambo ririmo umugisha cyane. Niba kuri iyi si umuntu akubwira, cyangwa abavandimwe cyangwa umuryango, hari igihe imiryango nayo iduca intege, ikakuremamo kwiheba, ikakuremamo ko ntacyo ushoboye, amagambo y'abantu bakubwira ngo ntabwo uzabyara, nta kazi uzabona, ese we uriga ngo umare iki n'ubundi, iwanyu nta muntu wiga ngo abone akazi, iwanyu nta muntu wigeze wiga, nta muntu wigeze wubaka urugo. Hari ibintu tugomba guharanira kugira ngo amazina yacu ahinduke. Tugomba guharanira kugira ngo ibyo abantu batuvugaho Imana yacu ibihindure. Ikintu cyo kinezeza nuko Imana nayo igira conditions, igira amahame. Hari nawe ibyo ugomba gutunganya. Ntabwo yaguhindura amazina ukiri mu busambanyi, ntabwo yaguhindura amazina ukiri mu biyobyabwenge, ntabwo yaguhindura amazina udakiranuka. Hari intambwe nawe ugomba gufata kugira ngo iryo zina bakwise. Ese nibavuga ngo ntabwo uziga, mu by'ukuri uzahera aho ngaho? Ese nibavuga ngo ntabwo uzubaka, uzabyemera wicare nawe udamarare? Hari ibintu tugomba gushira ku ruhande, tukavuga tuti oya, niba Imana yarahinduye izina rya Sarayi igahindura Abrahamu, natwe yaduhindurira amazina. Murabona ko umugisha w'uyu muryango wamanutse ari uko bamaze guhindurirwa amazina. Nibaza ko iyo bataza guhindurirwa amazina nta mwana bari bugire, hajyaguma uriya Ishimayeli kuko niwe wari witambitse.
ariko Imana irangira avuga iti nzaguha umugisha nyurishije muri uriya mwana, umwana w'umuhungu nzaguha ari Isaka. Ni ukuvuga ngo Imana yacu ikomeza isezerano. Hari ahantu hanejeje ngo kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe. Mwari muzi ko Imana iduhaye isezerano atari twe bigarukiraho gusa, biramanuka bikagenda bikajya no kubuzukuru n'abuzukuruza n'igihe tuzaba tutakiriho bamurange. Umugisha Imana yaduhaye urakomeza ugafata umuryango wose, kuko Imana ntabwo iri umuntu ngo ibeshye, ko twe turi abahanga bo kubeshya. Umuntu agusezeranya ikintu mu gitondo akagihindura. Hari ingihe bidasaba no kugira ngo ube mu gitondo, ingihe ako kanya gusa yakubwira ikintu indi minota wenda wamutungura utase babwiye guki agahita bihindura. Uwo ni umuntu. Ariko dufite Imana ivuga, dufite Imana itava ku isezerano. Iyo yavuze ngo Ivone umugisha ni umugisha, yibaza ko atari umugisha wanjye njyenyine, uramanuka ukajya no kubanje bose, ukazajya no mu buzukuru n'abuzukuruza. Ntabwo ari umugisha w'igice uzagarukira hano ngo ube umugisha w'icyumweru oya, ntabwo ari umugisha w'umwaka ngo nirangiza uvuga ngo uriya mugisha wari ufite gahunda, wari ufite kontra nk'ukuntu tugira contract ikarangira. Ariko Imana yacu iyo yaguhaye umugisha nta kontra ibamo, umugisha wa burundu. Icy'ingenzi ni uko duharanira guhindurwa amazina, amazina yacu agahinduka, amazina yacu akaba mazima. Niba bakwita ko ntacyo uzageraho, biharanire uti ibyo ndabyanze njye nzakigeraho. Iryo zina riba rihindutse pe. Kandi nibaza ko iyo wahagurutse ukabwira Imana uti iri zina ndaryanze, niba iwacu badashaka njye nzashaka, niba batiga njyewe nziga, niba nawubaka inzu mu muryango nzayubaka. Wari uzi ko biba cyane. Ni wangaha bavuga ngo kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe, komeza isezerano ryanjye nawe. Mureke rero duhagarare, abantu badukurikiye, niba wumva waracitse intege muri wowe, haguruka. Iyo igiti cyatemwe kirongera kigashibuka, mureke twongere dushibuke. Wikomeza kwigunga, ari ngiye ubura aho ngaho abantu bakakubwira bati ese wowe n'Imana si yakumva. Urumva hari abantu bagira amagambo yo kugukuzaho pe, ananiza neza, ariko ihererane n'Imana yawe. Ntukarebe umuntu ntakagukinege. Mu ijuru hari Imana yumva gusenga, mu ijuru hari Imana isubiza amasengesho. Ntabwo Imana dukorera ari ugutera waraza. Tumaze kuyibona ahantu henshi tubera Imana, tumaze kuyibona iduhagararaho, tumaze kuyibona iduhisha. Turagukomeza rero wa muntu we utwumva, hari Imana ihisha abayo, hari Imana ihindura amateka, hari Imana ihindura igicu kigahinduka. Abantu bakavuga bati ariko uriya niwe wa wundi, ariko ari wowe. Ukaba icyitegererezo mu bantu, ukavuga uti iyi Imana ya Isiraheli ni Imana yabikoze. Ndashima Imana rero, iri jambo ryo guhindurwa amazina ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo ry'umugisha cyane ku muntu wese uryumva, kubera ko nibaza muri iyi si dukeneye guhindurwa amazina cyane. Dufite amazina menshi adukurikirana cyane. Haracyari ibyiringiro ko amazina bakwitaga atari kuzitwa. Niba umaze igihe nta ibibazo byarabaye byinshi, ubona ntacyo uri cyo, bakubwira ngo nta kintu uzashobora, bakubwira ngo ntabwo urangize, bakubwira ngo ntabwo uzabona urugo ngo wubake, bakubwira ngo ntacyo uri cyo, hari Imana iri mu ijuru ushobora guhindura amazina yawe. Hari amazina menshi batwise, ariko Imana ishimwe yuko Imana itubwiye ngo haracyari ibyiringiro ko amazina yacu yakongera agahinduka. Iyo ukomeje hano kuri Yakobo, nanone ngo Yakobo arakomeza aramubwira ngo Yakobo ngo wakiranije Imana n'abantu uranesha. Iyo ukomeje neza ugasoma neza avuga yuko azitwa Isiraheli, ngo kuko wakiranije Imana n'abantu ukanesha. Yakobo aramubwira ati ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubwira ati niki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuheraho umugisha. Haleluya. Amuheraho umugisha.
nibyo umukozi w'Imana Yvonne yari arimo kuvuga. Ntabwo ushobora kubona umugisha utahinduwe amazina, ntabwo ushobora kubona umugisha udafite ahantu wabanjije kwicara ngo ubanze witekerezeho, ubanze urebe ibintu bakwita, ubanze urebe imiryango ikikubwira ikubwira ngo ntushoboye, kandi haracyari ibyiringiro ko iryo zina bakwise wakongera ugahindurira amazina ukabona umugisha nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze. Hari igihe Yvonne umuntu ashobora kukureba akavuga ati nyamara wowe nubwo wigira gutya nta kintu uzagera, nta n'icyo uzabona, nta nubwo uziga ngo unarangize, nta n'akazi keza uzabona. Ariko kubera ko ufite ibanga mu mutima wawe yuko Imana hari isezerano yaguhaye, uravuga uti igihe ibi byose ndabikansorinze mu izina rya Yesu. Hari ubutware n'ubushobozi buri hejuru y'aya magambo. Haleluya. Abantu badukurikirana ntihazagira umuntu uzajya uguca intege, kuko hejuru ya byose hari Imana. Hejuru ya byose hari imbaraga zimira izindi mbaraga. Hari amazina batwita y'imbaraga z'umwijima, y'imbaraga zidasobanutse wowe utarebesha amaso, ariko hari imbaraga ziri hejuru zishobora kugusobanurira ngo se aya mazina banyise ni mazina kimwe ko Yakobo yaje kureba asanga Yakobo ari izina ry'uburiganya. Imana itubabarire kandi tugirire neza kugira ngo tubashe gukiranuka, twitwe amazina nyayo. Yesu ashimwe cyane. Iyo uhinduriwe amazina uba icyaremwe gishya, uba mu mahoro, ntabwo usakuza nk'abandi bose iyo ibintu byakomeye ngo usakuze, ntabwo ujya mu kuvuza ibibazo ngo birakomeye, kuko hari Imana iri hejuru y'izindi mbaraga. Bamureka ngongera akantu kugira ngo Yakobo yitwe Isiraheli yabanje gukirana. Gukirana rero nabyo urabyumva. Gukirana ni kwa gusenga, guharanira ushaka uti ibi ndabyanze, niko gukirana. Hari tugomba gukirana rero. Ntabwo wakwicara ngo uhindurirwe izina utakiranye, ntabwo wakwicara ngo mu gitondo ubyuke ibintu byaje utasenze. Gukirana ni kwa kuvuga ngo ndabyanze. Wa muntu udukurikiranye, hari ibintu ugomba kwanga ugakirana nabyo. Urabizi hari ibintu bisaba imbaraga. Mana we wicaye ntabwo byagenda bamuraka, nta nubwo byanahava. Hari ibintu bimeze nk'imisozi, ariko iyo wateye intambwe ugatangira gukirana nabyo ubona byose bihirima. Ni uguhagarara tugasenga natwe turibwira, tugasenga. Ntabwo ari uko twagezeyo, hari byinshi tugikirana nabyo bamu, hari byinshi tugishaka guhindurirwa amazina. Ntabwo bidusaba kwicara. Wabuze ngo umuntu agomba kwicara akitekerezaho. Bifata umwanya wa muntu we wicare wibaza utari ko kubera iki bibindi, kubera iki kintu kiri mu muryango ahantu hose, aho si jewe kubera iki niba ari ukudashaka ugasanga famiye yose iricaye bamurangiye. Ugomba kwicara ukibaza. Uko umuntu afata umwanya akareba akavideo akakarangiza, uko umuntu afata umwanya akajya kuri YouTube imbuga zose akazirangiza, cyangwa ukajya ku mupira, dushaka kanya wicare urebe ikintu kikuriho kitakuvaho. Icyo kintu kiba gisaba gukirana kandi bizanwa no kugendera imbere y'Imana. Ntago ubitekereza ngo wumve ngo ibyo birarangiye. Hari indi ntambwe ugomba gufata, kugendera imbere y'Imana, kugendera imbere y'isumba byose, uharanira gukiranuka. Ntago amazina kuvaho utabanje gufata ikindi kintu nawe ukora. Hari intambwe ugomba gutera. Ijambo rivuga ngo tera intambwe 99 izazidufashamo. Hari intambwe imwe ugomba gufata nawe ugahaguruka uti ibi ngibi byose ndasaba Imana ko ibinkuraho. Turashima Imana rero kubwira ijambo. Ni ijambo ryiza cyane, ni ijambo rifasha ubuzima turimo, ni ijambo ryagafashije buri mukristo wese n'utwumva wese akumva ko agomba guharanira guhindurirwa amazina, atari ibintu byo kwicara ngo ako kanya bihinduke, ahubwo nawe ugomba kubigiramo uruhare rukomeye cyane kugira ngo iryo zina bakwita nawe rihinduke uyu munsi. Turashima Imana rero kubw'iryo jambo kandi ndumva ridufashije cyane. Imana ishimwe cyane, urakoze cyane, kandi tubwira n'abadukurikirana ngo humura,
mu ijuru hari Imana. Yes. Amazina bakwitaga, Mm. ibyo bakwitaga ibyo byose bitashoboka, menya ngo hejuru ya byose hari Imana ishobora guhindura amazina. Hari Imana iri hejuru ya byose ishobora guhindura ubwo buzima wari urimo. Ahari wabaga uri mu nzu ukigunga, ariko uyu munsi menya yuko hari Imana iri hejuru ya byose ishobora guhindura ubwo buzima bwawe, ishobora guhindura ayo mazina bakwise, ayo bagutongereye, ayo bakuvuzeho. Menya ngo hari Imana ishobora guhindura ubuzima bubi ikabugira ubwiza. Ivona tubonye abantu benshi bahinduriwe amazina, babayeho neza, bize, bakora akazi neza, bubatse muri uyu mujyi, nubwo ubona ko bikomeye muri uyu mujyi, ariko hari Imana iruta ibyo tubonesha amaso. Ugashinga etaje yawe muri Kigali, nta nuvuga ngo wahinduriwe amazina, ntago kuvuga gukizwa cyangwa kuba umukristo ngo turi hasi, oya, ahubwo turi hejuru kuko umwami wacu, ijambo ry'Imana ryo rimbwira ngo uri imbere muri twebwe n'intwari kandi ikomeye. Ubwo dufite ukomeye muri twebwe, natwe turi abantu b'agaciro. Abadukurikirana rero mwumve yuko muri byose hari Imana iruta izindi mana zo ku isi twabonye. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Tuboneyeho kubashimira abadukurikiranye mwese, Imana ibaho umugisha cyane. Turizera ko iri jambo rifite ikintu riri buhindure mu bugingo bwanyu, kandi hari intambwe mugiye gutera muharanira guhindurirwa amazina mwese. Tuboneyeho gushimira mugenzi wanjye Justin Bamurange, twafatanyije ijambo ry'Imana, uko Imana izajya idushoboza tuzatuganira ijambo ryayo. Naho ubutaha, Imana ibaho umugisha mwese.